Let's it roll. Kumaze iminsi mbona warahindutse. Ushobora kuba ufite agakungu n'abahungu. Usigaye utinze, nta kintu gikora muri uru rugo. Nsigaye nkubwira ngo mvura ambirira hejuru. Nutitonda tuzabona. Ariko se bro, urabona njye ndi umwana ucisha ushaka. Soni. Ese ko numva mubwira ukaraka cyangwa sha abasore basigaye bakurara. Ejo bundi sibwo warayivugira kuri telefone bukarenda bucya. Dore nejo bundi naciye hari ako gasantire mbona abahungu bagusekera. Mbona urimo urabahobera wisetse. Kandi ngiye birano ntabwo mbikunda dore nibyo bikurura uburara. Ariko se bro, ko numva ukabije kumfuhira. Oya ntago ari ukugufuhira. Ni urukundo mukunda na musaza wawe. None se niba atari ukumfuhira, gusiga mbonana n'umuhungu wese ukarakara, ubundi uzanyishakira. Yesu! Indayambaye! Yego ntabwo nzakuyishakira. Ariko byibuza uzarongorwe mu kinyabupfura unatwereke ibi. Nese bro, we byo twetse nibi. Ubucye yuko uri umukobwa mwaba umuhungu. Ugomba guhesha umuryango ishema. Ngiye nabaha ibirori natabibaha ibyo nta kintu bivuga. Reba ubwo bwiza ufite. Nk'ubwo buramutse buduhombeye. None murashaka kunyungukamo. Hoya ntabwo ari ukukungukamo. Umaze kubyimba. Ahubwo dukeneye inka zizaza hano zikajya zidukamira. Ubusoro tudakeneye kunywa amata. N'uyu nguyu niwe. None mumbonyemo inyanya. Mumindiye mukamira se. Umva rero mutima uke dore ngaha turageze. Bya bintu byawe byo kwirebeshwa icyoroshye simbishaka. Aha, kubita imfubyi yibwiriza kurira. Humura ntago ndi bugutenguye. Umva rero, aha hantu tuje ntago ari mu kiraro nk'iwanyu. Ubwo rero ni ukwitwararika. Ngize nti ni ukwitwararika yewe. Aha, ibyo ndabishimye. Ariko hari indi kondisiyo. Bya bintu byawe by'akaboko karekare. Nizere ko agasize iwanyu. Kuko hano urakazamura bakagaca. Umva, njye ngusezeranyije ko nta muntu n'umwe uri buncira akaboko. Nyumvira kandi bishatse kuvuga ko wakaza. Oya, mimi ngiye mutima ukeye ntago nakazanye. Gusa ngusezeranyije ko nta muntu uri bugaca. Bakubona nta kintu mubona mu mwe. Ariko nawe ugireka nisanzure rwose. Hano ni mu mbyeyi, nta kintu twahaburana. Ni mu mbyeyi hano ariko sizi iwanyu. Ahubwo ndumva ntinze kugeramo. Bakubona nta kintu mubona mu mwe. Ariko nta cyo cy'abahungu wumva hanze ra. Yesu! Niki? Kiniya muntu komanga. Let's it roll.
wangese ni ukuri kw'Imana nje kubasura. udusura usanzwe unsura mushiki wanjye ahari Yego koko sinsanzwe mpagenda ariko ntakubeshye. Ubu nibwo urukumbuzi ruje. nibwo urukumbuzi ruje se wanyu garuzi we warutsinze mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu warukumbuzi wenda gutsinze genda. ariko se bro ko heranye abantu hanze Erega babashyitsi bawe ni beza. Ngiye kuguha karibu ariko mushiki wanjye umureba ibyo byiso mbikuramo. Se muvandi ugiye no kunyicira iwacu. It was at this moment that he knew. Wicara hariya turashize none. n'uyu nguyu ni we ako kari kakwishe mwana irasinze urunyango imeze kuriya nikuze utaguje bigeze aho. Ako wagabanyije amagambo. Kuba wowe batagufashe ni uko wari ufite imbaraga cyangwa uri kubona uri ari umwana. ubu si uru rugo n'urwe ko nageze aha ngaha atanze utaguje se. Rutari urwe se ninde wundi wakwakiriye? Jonasi Morgan, amakuru y'iminsi ko tudaherukanye. shambe Morgan ameze neza arahumeka neza umutima uri gutera neza nta kindi. Turashize none. amba nyamara uyu mufuho nkuheruka mu Bubirigi. Amasaha yageze ndabona bwije mureke mbasengere mutahe. Umva akaboko kanjye kagiye gukora sha bagiye no gusenga. Mana yacu turagushimiye ko waduhaye abashyitsi. Dore Mana igihe cyo gutandukana kirageze. Bagenda imbere inzira banyuramo Mana uzikurikizemo umuriro. Yego Sinshaka ko bazagaruka muri uru rugo. yego turaje tugenda amahoro mana. kubona nta kintu mubona mumwe Bandeberaga mushiki wanjye nabi bikambabaza. Mana rero nizeye ko uzabikora bigusabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. wabajura Erega ntago twabura byose nk'ingati imennye.